Reka nongere mbasuze kandi bayi kazi bakunzi ba KN Radio. Imbere yanyu murimo murahabona video idasanzwe, ni video abantu bose barimo baragenda bahererekanya ku mbuga nkoranyambaga, ariko ngiye turaza kugenda tubana muri buno bukwe budasanzwe bwagaragaye hano mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Kamegeri. Ni ubukwe bw'umugore witwa Francina ndetse n'umusore witwa Viateur. Ni ibintu bidasanzwe, murumva ko bavuye muri uwo murenge wa Kamegeri mu karere ka Nyamagabe bagiye gusezerana mu karere ka Huye mu murenge wa Kigoma mu rusengero rwa AR. Bo rero iyo baganirije bavuga ko impamvu bavuye muri kano karere ka Nyamagabe muri uyu murenge wa Kamegeri ngo nuko insengero zabo zafunzwe, rero niyo mpamvu bafashe umwanzuro wo kujya gusezerana hano mu karere ka Huye mu murenge wa Kigoma kuko urusengero rwabo rwujuje ibisabwa. Turaza rero kugenda tubana namwe nuko bitoroshye kuri uyu muvuduko wabo udasanzwe, ari abakecuru, ari abamama, ari abagore, ari abasore, ari abasaza, bose murabona ko bari ku muvuduko udasanzwe cyane, ariko natwe turaza kuza kutwihanganira, turaza kugenda tugendana nabo kuri uyu muvuduko udasanzwe. Murabibona namwe, murabona ukuntu abana birukase, umugore umugeni murabona yakanze, umuntu aba yambaye ukuntu yabaye, irasa nabi pe, irasa nabi ku rwego rwo hejuru kubera umukungugu ahantu noneho bagendaga bakanyura mu mukungugu. Rero iyo babajije se kubera iki mutigeze mutega, bababwira ko nyine ibintu byo muri iki gihe by'amatike bihenze, ngo niyo mpamvu nyine bafashe umwanzuro wo kwigendera n'amaguru, ngo kandi nta kibazo na gito bafite cyo kugenda nyine n'amaguru, ngo kuko nyine siporo zo barazikoze cyane ku rwego rwo hejuru. Ati rero twebwe ibyo bintu nta kintu na gito bitubwiye, twebwe turacyari abajeni. Ati rero niyo mpamvu buriya kugenda dukora agasiporo, ati nta kibazo ngo kuko n'ubundi nitubana agasiporo kazaza gakorwa. Ati rero murumva ko bino bintu ari ibintu bisanzwe, ngo ahubwo abantu ntibabifate nk'ibintu bidasanzwe. Ati kuko twebwe bino turimo ni ibintu bisanzwe, birimo biragenda bigaruka ku mbuga nkoranyambaga. Abantu bose bumiwe, urebye bano bageni rwose ukuntu barimo barahatibika, murabona ko ari ibintu biteye ubwoba. Ni ibintu biteye ubwoba rwose, binasekeje kandi binatangaje, ariko birarimo n'isomo. Rero ubwo ko kuba bano bageni rero bafashe umwanzuro wo kuvuga ati reka twirukanke, murabona koko ari ibintu bikwiye. Ese basi iyo batekeye babagira inama, ariko nyine ni ibitekerezo by'abantu barimo baragenda batanga, ariko nta na gito bafite. Murabona abantu benshi babambaye, abamama, abana batoya bafite nk'imyaka 5, 6, murabona ko nabo rwose batungwe, nabo barimo baragenda birukanga kuri bano bageni. Rero urabona ko ari ibintu birimo biragenda bigarukwaho, ngo amakuru y'ubu yabashije kumenya ngo nuko nyine ngo kuva hano mu murenge wa Kamegeri berekeza mu karere ka Huye ngo bamaze gukoresha ibirometero birenga 10. Mana, ni ibintu bidasanzwe. Maze nyine kuva mu murenge wa Kamegeri, abantu bazi mu karere ka Nyamagabe murumva ko ari kure cyane, no kwerekeza mu murenge wa Kigoma mu karere ka Huye. Ubwo nyine abahazi nyine barazigenda babitubwira muri comment, ariko nyine murumva ko ari ibintu bidasanzwe, ni ibintu bidasanzwe. Turaza kuza kubaherekeza n'iyi video iraza kugenda ibaherekeza, turaza kuzigenda natwe, ntabwo turi bucike intege, natwe turagenda kuri uyu muvuduko wabo udasanzwe, nuko bitoroshye rwose, ariko nyine turaza kuza kwihangana. Namwe murabibona ko bidasanzwe, ntabwo bisanzwe pe. Aba bageni bakoresheje amaguru yabo bwite n'ababaherekeje biruka cyane kandi ku muvuduko udasanzwe, bagenze ibirometero hagati y'8 n'10 bava mu murenge wa Kamegeri baza mu murenge wa Kigoma wo mu karere ka Huye. Ubwo Kamegeri bari bavuye mu karere ka Nyamagabe baje gusezerana imbere y'Imana mu rusengero rwa AR nkuko twabivuze, kubera ko mu gace k'iwabo insengero zafunzwe kubera kutuza ibisabwa. Nabivuze ni Francina ndetse n'umugabo we yakunze witwa Viateur. Banyarwanda mwihanganira ukuntu amashusho ari buze nabi, nanjye ndi ku muvuduko ndi kwiruka. Ubu bukwe ngomba kububereka byanga bikunda, ndajyana nabo haba mu rusengero haba hanze, haba gufata amafoto. Gusa nashimishijwe n'uburyo basoje bameze, bibagiwe neza ko umunaniro wigeze kubafata n'iminota mike. Reka tujyane muri ubu bukwe.
yaba umugeni yaba bamwambariye agatimba kabaye ibitaka gusa, nubwo mubona bari mu gakaburimbo babanje guca mu muhanda uhanamye cyane umanuka ucuramye cyane ndetse yewe w'igitaka. Niyo mpamvu mubona bose ivumbi mu mutwe, agatimba kabaye igitaka. Yes, aho ngaho pasiteri yari amaze kubasezeranya ari kubasengera abasabira umugisha uburyo bizagenda. Twabashiye kwicara inyuma, ntabwo twabashiye kugera imbere aho twabakururaga mu isura yabo neza. Gusa mu kanya muraje mu n'amashusho bagaragara basohoka bameze neza, murabona ndi bifotoza bakeye rwose, muraza kubareba. Nubwo agatima cyangwa se umwambaro, ikanzu, ipantaro abambariye umukobwa bose bari babaye ivumbi. Ibi ngibi byabaye kuri tariki ya 11 tariki ya 11 z'ukwezi ku kwezi turi mu kwezi kwa karindwi mu mwaka wa 2025 nibwo bino bibaye ku mugoroba neza neza hagana mu masaa 7 hano muri Nyamagabe. Tuvuye Nyamagabe nabibabwiye tuza mu karere ka Huye dutashye. Buno bukwe bwari buryoshye cyane. Aho ngaho umugeni yahawe ijambo nawe ngavuge cyangwa se ashima Imana kubyimukoreye, ariko yari yasaraye ijwi ritari kubasha kumuvamo kabisa. Yavugaga neza neza ntitubashe kumwumva, bityo rero ntabwo twabashe kumva n'ibyo yavuze. Ubu noneho barasohotse, umuhango wo gusezeranya urarangiye. Ni murebe noneho agashya kabereye hanze ku maposteri yo kwifotoza. Video rero irimo iragenda itungura abantu benshi batunguwe pe, batunguwe n'iyi video irimo iragenda icicikana ku mbuga nkoranyambaga. Aba bantu rwose babaye kimenya bose ku mbuga nkoranyambaga. Abantu benshi bacitse ururondogoro, bose barimo baragenda batanga ibitekerezo byerekeranye n'iyi foto n'iyi video idasanzwe y'abantu bageni. Ari nko wagize ati ariko se bino ni ibiki byagaragaye, atariko se iyo bagira inama bagafata imodoka. Ariko rwose abano bantu rwose umugeni rwose bamuhemukiye. Murebe ukuntu iriya kanzu yiwe yabaye, murebe ukuntu nyine ibyuya nyine, murabona ko ari ibintu bidasanzwe. Ati rwose bano bantu babagira inama, ati kuko bino bintu bizongera kugaragara. Ati kuno rwo bino bintu rwose bagaragaje ntago ari ibintu by'abasirimu. Ati ni ibintu nyine bigayitse. Ati kubona umuntu akora runo rugendo rwose ngo kugira ngo adacibwa amafaranga. Ati nyine
ni ibintu bidasanzwe nuko nyine bano bageni bagendaga bavuga ati twebwe ntago nyine ko turagenda n'amaguru ngo amafaranga ngo yarabuze ngo twaba ari ugusesagura amafaranga kandi murabona ko ari abasirimu bano bageni rwose nta kibazo na gito bafite murabona ko nyine batabura amafaranga yabatwara bategesha imodoka hano nyine ko ari ubushake bwabo nyine bavuze ati reka twebwe twifatire umwanzuro twigendere nta kibazo na gito twifitiye rwose twigendere rwose tugende n'amaguru n'ubundi dukore kamucaka ariko nyine rwose ngewe n'inama z'abantu bose bagiye bagaruka bose bagiye babagira inama ati rwose muri abasirimu ariko nyine bino bintu mwagaragaje ntago ari ibintu biri trebye ntago ari ibintu bisa neza ya video murakomeza kugenda muyikurikira kuko nyine ni video idasanzwe ni video abantu benshi cyane nyine murumva bagiye bagarukaho ati ari nk'abavuze ati bano bana ahubwo bazi ubwenge ntago bigeze basesagura amafaranga yabo ati murabona ko uyu mugore n'umugabo ahubwo bazabana karamata ngo kuko nyine murabona ko ari abasirimu cyane ati naba VIP ati nta kibazo na gito bafite no kuri iyi video nanjye ubwanjye yazegeje ngiye nyiyibona nanjye yazegeje kandi yananunguye ubona byonyine ngewe nabanje kureba iyi kanzu y'uwo mumama nanjye rwose numva agahinda karanyisha ati none se kandi nanibaza murabizi ko ari izuba yibaza icyuya none umuvuduko bagenderagaho nusanzwe nukuri bakunzi bacu rero ba Ken Radio namwe mwihangane muduhe ibitekerezo mutubwire uko mwabibonye mwebwe murabona bimeze bite murabona iyi video imeze gute nuko nyine muraza kuza kutwihangana kuko twagiye tuyifata nyine mu buryo budasanzwe kuko nyine nabo bagenderaga ku muvuduko udasanzwe niyo mpamvu rero muza kuza kutwihanganira ukuntu amashusho yaje agaragara ariko nta kibazo niyo mpamvu ahantu hose tuba duhari kugira ngo tugende tubagezaho amakuru yose turi mu ba mbere ya breaking news n'andi rero muzaza muyasanga ni hano kuri KN Radio nubwo nyine ari ibintu bidasanzwe tuvuga ati reka natwe tuze tubagezeho nk'iyi video urabona ko namwe rwose isekeje kandi itangaje rero namwe mubuze kuza kugenda muduha ibitekerezo mwebwe iyi video mwayibonye gute yendo kuri byanangaje rwose nkikimara kubona iyi video navuze ati reka nanjye nyisangize abakunzi bacu ba KN Radio reka mukomeze mwikurikire iyi video rero kandi munibuke kureba munsi y'iyi nkuru murabona hano handitse ijambo subscribe cyangwa sabone mukande ndetse n'akazugira kazana kuri mugasige nako mugakandeho icyo gihe muzamushimangiye yuko mugiye kujyamo abambere mu kubona makuru nk'aya ngaya mu bambere ikindi kandi nyine nkuko nakomeje mbivuga muduhe ibitekerezo by'ukuntu nyine mwabonye video n'ikindi kintu cyose muba mwifuza ko twabagezaho mujye mubitubwira tuzaza tuba turi mu bambere mu kubibagezaho Imana rero ikomeze igende ibarinda mu byo murimo byose bigiye bitandukanye kandi mukomeze mwenjoyinge kano ka video murabona ko kadasanzwe kandi mukasangize n'abandi kugira ngo ngire n'abandi bose bagende bamenya buno bukwe bwatangaje abantu benshi cyane bwo mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Kamegeri ni bukwe bwa Farasina ndetse na Viateur nyine bwabo bantu babiri bari bavuye mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Kamegeri berekeza mu murenge wa Kigoma uherereye mu karere ka Huye ngo bakoze ibirometero birenga 10 nyine kugira ngo bagire muri uwo murenge wa Huye muri uwo murenge wa Kigoma uherereye mu karere ka Huye murumva rero ko ari ibintu bidasanzwe ngo kugira ngo nyine ntibacibwe amafaranga sawa rero Imana ibane namwe.